Hello, nizere ko mumeze neza kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane aho muherereye hose. Iyi ni isupu irimo ibijumba. Rero tugiye kuyitegurana, ibintu tugiye kubanza gukoresha harimo ibitunguru, ushobora gukoresha ibitunguru by'umweru cyangwa ibi by'umutuku. Izi ni karoti, hanyuma noneho ibi ni ibijumba. Ushobora gukoresha ibi ngibi bya oranje cyangwa se ugakoresha ibya bindi bifite ibara ry'umweru. Njyewe nabashije kubona ibi ngibi bya oranje. Noneho rano urunyanya, izi ni tungurusumu hamwe na tangawize. Hanyuma rero iyi ni stock. Niba utarabonye uburyo wakora stock uri mu rugo, uze kureba muri komenti ndagushyiriramo link. Hanyuma tugiye gutangira guteka amavuta make ku ipanu. Noneho niturangiza turahita dushyiramo bya bitunguru. Bino bitunguru ntabwo turi burindire ko bishya, turabivanga muri aya mavuta. Noneho icyo duhita dukora turahita twongeramo za karoti ndetse na bya bijumba icyarimwe. Ahangaha ntabwo turindira ko ibitunguru byacu bishya, turahita dukomerezaho dushyiremo ibindi. Hanyuma ibi byose nabyo nitumara kubishyiramo turabivanga dukoresheje akamamiro. Noneho rero ahangaha iyo ugiye gushyiramo umunyu muri ino supu y'ibijumba ukoresha akunyu gakeya. Bino bijumba nakoresheje ni bya bindi urya ukumva biraryohereye, biba bimeze nk'ibirimo isukari nyinshi. Rero njyewe ntabwo ndi bushyiremo umunyu mwinshi, ndashyiramo akakunyu gakeya, kubera ko iyo ushyizemo umunyu mwinshi uba wumva nyine bisema. Hanyuma tugiye gupfundikira iminota igera muri 5. Iminota 5 ku muriro mukeya utari mwinshi, wawe umuriro udashiririza ibiryo. Muri kubona nyuma y'iminota 5 ukuntu ibiryo byacu bimeze, byahinduye ibara. Turahita dushyiramo za nyanya, hanyuma noneho nazo tuzivange. Noneho niturangiza twongere duteke iyindi minota igera kuri 5 kuri wa muriro uringaniye utari buze gushiririza ibiryo. Noneho rero turaza kugaruka nanone twongere dupfundure turebe ukuntu ibiryo byacu bimeze. Ahangaha bino bijumba ikindi nanone, bino bijumba biroroha, bishya vuba. Iyo ufite bya bijumba bidashya vuba ubikatamo uduce dutoya cyane turi munsi y'utungutu nakase. Noneho rero hano turi kuvanga tugiye guhita twongeramo ya stock cyangwa se ya broth. Noneho ariko mbere turabanza dushyiremo za tungurusumu ndetse na tangawizi. Iyi stock cyangwa se no broth nyine ni isosi y'inyama z'inkoko ivanze n'imboga. Aha rero ushobora kuyikorera mu rugo iwawe kwa kundi nyine nabiberetse. Muze kureba muri comment, muraza kubonamo link y'uburyo mwajya muyikorera bitabasabye kujya kuyigura ku isoko ngo bibahende, kandi ari ibintu byoroshye. Hano ibiryo byacu hano birasa n'ibigiye gushya. Hanyuma rero tugiye gushyiramo uturungo. Hari uturungo hano nkunda gukoresha mu masosi cyangwa se mu masupu no mu masupu. Noneho rero utu turungo duhumuza bino biryo kandi tukongera uburyohe muri bino biryo. Rero akarungo ka mbere ngiye gukoresha, ngiye gushyiramo imbuto za coriandre, akayiko gatoya kamwe, nshyiremo black pepper. Hanyuma nindangiza nshyiremo oregano. Noneho nindangiza mpite nshyiramo na persil. Noneho nindangiza mpite nshyiramo na thyme. Hanyuma rero utu ni two turungo ngiye gukoresha amaha, kubera ko ibiryo byacu n'undi byendaga gushya. Ndavanga hanyuma mpfundikira akanya gatoya, nta nubwo biri bugeze mu minota 2, ni ugupfundikira. Hanyuma noneho tukagaruka tukareba ko ibiryo byacu byahiye neza, kuko hariya byasaga n'ibyenda gushya kandi mwabonaga ko harimo umwuka n'umuriro ujya kuba mwinshi. Nubwo twatetse ku muriro muke ariko murabona ko umwuka ari mwinshi. Noneho rero ibiryo byacu byahiye. Ikintu tugiye gukora rero, tugiye kuzimya umuriro kubera ko
tugiye gusya bino biryo muri blender, turabishyira muri blender bisa n'ibyagabanutsemo uno muriro cyangwa se buno bushyuhe bwinshi. Hanyuma noneho duhite tubyimurira hano muri blender, noneho duhite tubisya, duhite tubona isupu yacu, isupu irimo ibijumba, isupu iryoha cyane byahatari niko nabyita, kubera ko ino supu iri mu masupu nanone aryoha cyane. Icyo nabibutsa ni uko wirinda gushyiramo umunyu mwinshi, kuko iyo ushyizemo umunyu mwinshi birasema ukumva harimo icyunyunyu cyinshi. Ushyiramo akunyu gakeya muri ino sosi y'ibijumba, niryo banga ryayo nababwira. Hanyuma rero niturangiza duhite tuyishyira muri kino gisorori. Ahangaha ushobora kuyivanga n'amata ukayishyira muri blender ukayisya wabanje kuyivanga n'amata, cyangwa se ukaza gushyiramo amata nyuma, ni ubushake bwawe ubaye ukunda amasupu arimo amata. Ahangaha rero ngiye gushyiramo agakreme gakeya, kano gakreme kararyohereye ariko ngiye gushyiramo gakeya kuko ino sosi nayo irimo agakreme nabwo biraryoha cyane. Rero muri kubona ukuntu ngiye kuyifata gutya, harimo agakreme gake ndi kuvanga gutya, ni uku nguku ngewe ngiye kuyifata. Ndizera ko mwabikunze kandi mwakurikiye. Ufite ikibazo unyandikire muri komenti, ufite inyunganizi naho unyandikire muri komenti. Mwakoze cyane, tuzasubira ubutaha. Bye bye.